Nitwa Salama Niyonsenga kandi nishimiye kongera kubana namwe. Uyu munsi mu kiganiro cyacu gisanzwe kibagezaho ubutumwa bubatera imbaraga, bubahumuriza kandi bubafasha gukomeza urugendo rugana ku ntsinzi. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yacu igira iti dore impamvu ugomba kuba wowe wihariye. Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi bagenda batakaza umwihariko wabo bagatekereza kwigana abandi cyangwa kuba icyo batari cyo. Hari abumva ko kugira ngo bakundwe bagomba guhindura uko basa, uko batekereza cyangwa uko bitwara, ariko ukuri ni uko Imana yakuremanye umwihariko wawe wihariye kandi uwo mwihariko niwo uzagufasha kugera ku ntsinzi yawe. Twihuse cyane icya mbere rero, waremwe ufite umwihariko udasanzwe. Nta muntu n'umwe ku isi umeze nkawe, uburyo utekereza, uko ubona ibintu, impano ufite, intego zawe, byose bitandukanye n'iby'abandi. Iyo ugerageje kuba undi rero, uba wirengagije iyo mpano yihariye ufite muri wowe. Tekereza nk'ururabyo. Buri rurabyo rwose rufite isura yarwo, rufite impumuro yarwo, rufite ubwiza bwarwo. Niko nawe uri. Ubwiza bwawe bushingiye kuba uwo uri we, si ukuba uw'abandi bari bo cyangwa kwigana abandi. Impamvu ya kabiri rero, kwigana abandi bituma utakaza intego yawe. Umuntu yiruka ashaka kuba nk'abandi cyangwa umuntu uba wifuza kuba nk'abandi, akenshi yibagirwa aho agana. Ushobora gusanga uri gukora ibintu bitajyanye n'intego yawe cyangwa n'umuhamagaro wawe, ugasanga kubera ko ubonye abandi babikora nawe ukabikora. Nk'urugero, ushobora kubona abantu barahiriwe mu bucuruzi ugahita wumva ko nawe ugomba gucuruza, nyamara mu by'ukuri wowe umuhamagaro wawe ari ubuhanzi, ubuvuzi cyangwa n'ibindi. Ibi bishobora kugutandukanya n'inzira yawe ya nyayo cyangwa n'umuhamagaro wawe. Iyo wemeye kuba wowe, uba ugiye mu murongo w'ubuzima bwawe bwa nyabwo, aho uzasangamo amahoro n'intsinzi irambye, kuko uri mu murongo wa nyawe, uri mu mpano yawe, uri mu bintu ukunze kandi nyine byawe. Impamvu ya gatatu, kuba wowe biguha amahoro yo mu mutima. Hari umunezero udasanzwe uzana no kwiyakira iyo wemeye uko uri, intego zawe, imbaraga zawe n'aho ugeze, umutima wawe uratuza. Abantu benshi barananiwe kuko bahora bagerageza kwitwara uko batari, kwigana abandi. Ibyo bituma uhorana ubwoba bwo gutakaza isura wifuzaga kugaragaramo imbere y'abandi. Ariko iyo wemeye ko kuba wowe, uba ufashe icyemezo cyo kubaho mu kuri, kandi ukuri gutanga amahoro. Impamvu ya kane rero, isi ikeneye uwo uri wowe. Birashoboka ko wumva uri umuntu usanzwe, nta kintu kidasanzwe ufite, ariko ukuri ni uko menya ibi: hari abantu bazafashwa n'ubuzima bwawe mu buryo uri wowe, mu buzima urimo nyine, cyangwa ukuri kwawe k'ubuzima bizabafasha. Hari ubutumwa buzatangwa neza gusa n'umuntu umeze nkawe. Hari impano izamurikira isi muri wowe. Iyo uhisemo kuba undi, uba uhise wica ibyo isi ikeneye, nyine isi wimye ibyo ikeneye, kuko urumuri ruturuka muri wowe uba uruzimije ukarupfukirana. Ntuzigere wibagirwa ko hari umuntu utegereje kubona urugero rwawe, cyangwa akakugenderaho ukamubera role model, ukamubera nyine urugero rwiza, amagambo yawe cyangwa ibikorwa byawe, kugira ngo nawe akomeze urugendo. Impamvu ya gatanu rero, kuba wowe bituma wiyubaka muri wowe, kubakamo icyizere gikomeye, ukiyubakamo icyizere. Iyo wemeye kuba wowe, buhoro buhoro utangira kwiyakira no kwiyizera. Umenya ko nubwo ufite intege nke, ufite imbaraga nke, bishobora kugufasha gutera imbere umunsi ku wundi, buhoro buhoro ukaba wagera ahantu utatekerezaga. Icyizere rero ntikivuka mu kwigana abandi, ahubwo kivuka mu kumenya uwo uri we no kwemera agaciro kawe. Iyo wiyizeye ushobora guhangana n'ibigeragezo, gutsinda ubwoba muri wowe no kugera ku nzozi zawe. Icya gatandatu rero, kuba wowe bigufasha kubaka umubano w'ukuri. Abantu bakunda by'ukuri, bakunda ukuri. Niba ukunze umuntu by'ukuri, nawe uba ukeneye ukuri kuri muri we. Iyo wihinduye ukigana abandi, ushobora gukurura abantu bagukunda ku isura gusa, ariko batagukunda bya nyabyo. Ariko iyo ari wowe wa nyawe nyine uri kwerekana ukuri kuri muri wowe, ukuri abantu bakwemera uko uri. Ibyo bituma umubano
wiyongera umunsi ku wundi kuko uba werekanye uko uri nyine, ntabwo uba waje ngo wishushanye werekane isura itari iyawe cyangwa ngo wigane abandi. Icya karindwi rero, kuba wowe ni inzira y'intsinzi irambye. Intsinzi y'igihe gito ishobora kuboneka mu kwigana abandi, ariko intsinzi irambye iva mu kuba wowe wa nyawe, kuko iyo uri wowe mu murongo w'ubuzima ukora ibintu uzi kandi ukunda, uba ufite amahirwe menshi yo gutsinda no gukomeza imbere. Uburyo watangira kuba wowe rero: iyemere uko uri, wemere amateka yawe, ibibazo wanyuzemo n'aho ugeze. Menya impano zawe, tekereza ku byo ukora neza bigutera umunezero. Irinde kwigereranya n'abandi, buri wese afite urugendo rwe. Iga kuvuga oya, ntukemere gukora ibintu bidahura n'indangagaciro zawe cyangwa n'amarangamutima yawe. Komeza kwiteza imbere. Kuba wowe si uguhagarara, ni ugukura buri munsi ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Dusoza rero, ndifuza kukwibutsa ko kuba wowe ari impano ikomeye ufite, ntukayiteshe agaciro. Gerageza kuba undi muntu, si intege nke, ahubwo kuba undi muntu. Ukeneye wowe nyine, ukeneye wowe gutekereza n'uko waremwe. Wowe ufite umwihariko wawe, ugomba kuba wowe nyawe kugira ngo wirememo icyizere cyo gukomeza gukora ukagera ku ntsinzi mu buzima. Igihe kirageze cyo kureka kwigana abandi, ugahaguruka ugahindura uwo uri we. Wagenewe kuba wowe. Iyo wemeye kuba wowe, uba ufunguye umuryango ujya ku ntsinzi yawe, kuko iyo ukorera mu isura y'abandi ntabwo ushobora kugera ku ntsinzi yawe. Soza ngira nti rero, ntuzigere utinya kuba wowe, kuko ari bwo buryo bwonyine bwo kugera ku buzima bwuzuye kandi bwo buganisha ku ntsinzi. Mwakoze cyane kubana natwe. Nanjye na Salamu Niyonsenga, kandi tuzongera kubonana mu kindi kiganiro. Mwese mugire umunsi mwiza kandi mukomeze kubaho mu buzima bwa nyabwo.